Ndagusuhuje mukunzi wacu hari nakuna naguha ikaze Ineke Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizeye mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Rero tuje kubabwira inkuru ibabaje cyane, yababaje abantu benshi bayumvise. Abakirisitu bose bumvise inkuru yabashenguye imitima ndetse n'abagatolike bose ariko umuntu wese wemera Imana iyi nkuru yamubabaje. Kumva umupadiri wa Diocese ya Byumba twafataga nyine wa umupadiri mukuru w'iyi Diocese ya Byumba yitabye Imana mu buryo butunguranye. Abantu benshi baribaza ese padiri ni iki cyaba cyamuhitanye? Uraza kuza kumenya ese uwo mupadiri ninde witabye Imana, ese yishwe n'iki, ese abakristo bo basabwe iki cyangwa basengeraga muri iyo paruwasi ya Byumba bo basabwe iki. Icyo rero nkusabye nyabona nuko wadushyigikiye ukareba munsi y'aya makuru yacu, urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, utukandaho n'akazugira kaza nako gakandeho, kiza bushimangiye yuko ugiye kujya ubona amakuru ya KN Radio mu ba mbere tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka rero dufata akaruhuko, turaza tubabwira byinshi kuri iyo nkuru yica mugongo y'uwo mupadiri wa Diocese ya Byumba witabye Imana mu buryo butunguranye. Reka nongere mbahe ikaze iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizeye mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Icyo tugusaba buri gihe ni ugukora subscribe cyangwa se abone n'akazugira kaza nako kagakandaho, icyo gihe uzaba ubaye uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Ni inkuru yica mugongo yababaje abantu benshi basengeraga muri paruwasi ya Byumba nyuma yo kubura umupadiri wabo bikundiraga. Ni Padiri Sylvestre Ndayizeye Habiyambere wo muri Diocese Gatolika ya Byumba yitabye Imana azize uburwayi, ariko akaba yapfuye mu buryo butunguranye. Abantu benshi kubyakira bikaba byabagoye. Amakuru avuga ko uyu mupadiri yarwariye mu bitaro bya CHUK, akaba yitabye Imana ku cyumweru tariki 21 Nyakanga 2024. Mu itangazo Diocese ya Byumba yashyize hanze rivuga ko imihango yo guherekeza no gushyingura uwo mupadiri izaba ku itariki ya 30 Nyakanga 2024. Iri tangazo rikomeza rigira riti: umushumba wa Diocese Gatolika ya Byumba Musenyeri Papiasi Musengamana afatanyije n'umuryango wa Padiri Ndayizeye Habiyambere ababajwe no kubamenyesha abepiskopi, abasasiradoti, abihaye Imana n'abakristo bose ba Diocese Gatolika ya Byumba, abavandimwe n'inshuti ko uwo Padiri Ndayizeye Habiyambere yitabye Imana kuri iki cyumweru tariki ya 21 Nyakanga 2024 mu bitaro bya CHUK. Iryo tangazo rirerekana ko imihango yo kumuherekeza no gushyingura izaba ku itariki ya 30 Nyakanga 2024, aho saa 7 yahimbazwa misa yo kumuherekeza muri Katedrale ya Byumba, ikazakurikirwa no gushyingura mu irimbi rya Diocese ya Byumba. Uyu Padiri Ndayizeye Habiyambere yakoreraga ubutumwa bwe bwa gisasiradoti muri Katedrale ya Byumba. Reka dukomeze twihanganishe umuryango wa Ndayizeye Habiyambere ndetse tunihanganisha n'abakristo bose basenyeraga muri paruwasi ya Byumba, tukomeze tubihanganishe. Ari nako tubashimira wowe warakoze subscribe cyangwa se abone, ukaba warakanze no kukazogera kugira ngo ujye uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Mugire umunsi mwiza kandi Imana ijye ikomeza ibarinde.